if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, ngo twicisha kamere kuyoboka umwuka. Twicisha kamere kuyoboka umwuka, so twiyime ubwo turi abana. Since we have sonship through the Spirit, twange kubaho in the flesh. Kuko, for if you live according to the flesh, Romans 8 verse 13, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Ngo kubw'umwuka rero ushireho iherezo ku bya kamere. By the Spirit ushireho iherezo kamere ibambwe. For as many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Ngo kuko abayoborwa n'umwuka ngo nibo bana b'Imana. For you did not receive the spirit of bondage, kuko ngo mutakira umwuka w'ububata ubasha usubiza again mu bubata to fear, ngo mutinye, but ariko ngo mwakiriye, but you received the spirit of adoption. Mwakiriye umwuka ubahesha kwitwa abana b'Imana, the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba Father. Ngumwuka utuma tuvuga ngo Mana Data. Abba Father, the Spirit himself bears witness, ngumwuka ubwayo ngo niwe muhamya with our spirit that we are children of God. Ngo kuko turi abana b'Imana. Nimba turi n'abana b'Imana, if children, then turi abaragwa. Abaragwanwa na Kristo, if indeed we suffer with them. Nimba twemera gusangira nawe ibishaririye byo kumvira, kuko ngo nawe ngo yabaye a faithful son in the Father's house. Hebrews. Ngo na Yesu, ngo kuko Yesu ngo yabaye umuntu ukujijwe. Yesu arakuze mu nzu ya Data. Kuko ngo turabaraganywa nawe, none ngo twemere natwe gutotezwa, kubabazwa kubwe, kuko ngo nawe ngo yagiye hands outside the gates to suffer in order to sanctify, kugira ngo yeze abantu. Twebwe twemera umubabaro kugira ngo twezwe. Uwo Kristo yihangane wari uwo kutweza, ariko uwo twihangana no kugira ngo twezwe ubwacu. Ngo bene Data, ngo bibatera ibyishimo, ngo nimugubwa gituma nibibagerageza byinshi bitari iby'uburyo bumwe, ngo mumenye yuko kwihangana kwanyu gutuma muhagarara, ngo mwejejwe mudafite umugayo. Ni kubw'inyungu zacu kwemera kubabazwa ku bwa Kristo. Ngo ntabwo twahawe gusa ngo ubuntu ngo bwo kuyizera, ngo n'ubwiza ngo kubabaranwa nayo. Biragoye abantu kumva. Ibi bigoye abantu kumva ngo twahawe ubwiza, twahamagariwe ubwiza, the glory of suffering with them. If indeed we suffer with them, that we may also be glorified together. Kugira ngo natwe ngo twambare tube mu bwiza kubwo yarazwe amaze kumvira. Yarazwe ubwiza ngo yahawe izina riruta ayandi. Niyo mpamvu twebwe tugomba gukumbura, kuko yahawe izina riruta ayandi, ngo natwe niduca inzira yo ngo bidutere gukumbura, kuko ngo tuzosushanywa nawe. Hallelujah. Paul akavuga ngo, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ngo hari ubwiza dutegereje imbere. Ngo none ngo uyu mubabaro w'ikiki wese ngo ntiwogereranywa n'ubwiza dufite imbere. Ngo dukumbure. For the earnest expectation of the creation eagerly awaits. Ngo nibyaremwe ngo bitegereje ubwiza bw'abantu b'Imana kubugaragara. Hallelujah. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the revealing of the sons of God, the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope.
hari ibyiringiro ngo bizwi ngo n'ibyaremwe. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Ibi nibyo dukurikiye, nibwo butunzi bwacu. Hahirwa ababimenya none bakabyitondera babikurikiye. Ibituri imbere nibyo byinshi, nibyo byiza, ibyo bikuru. Imana iduhumure amaso. Hahirwa abafite iyerekwa no kwemererwa iby'ubwami kubyumva. Yesu yakazaganiriza abantu akavuga imigani, ariko kubigishwa akabapfundurira ibipfundo by'amabanga byerekeye ubwiza bwawe, akabaragwa bw'ubwami. Mwami Imana, wibwira abantu mu gihe cyacu kugira ngo tubashe kumenya icyo wavuze. Anyways, Pawulo akavuga ngo hari icyo Imana ihaye kora ko bahamagawe. Hari icyo Imana ihaye kora duhereye ku murongo wa 28 umanuka w'igice c'8. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Ngo byose ngo byuzurira hamwe kutubera byiza kubahamagawe bakamenywa n'Imana. Isi itarare kuko icyo Imana yavuze ku mwana w'umuntu ni cyiza gusa, twiyunga gusa naco. For whom he foreknew, ngo nabo yamenye, he foreknew, he also, abo ngabo yamenye iratoranya. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Ngo nibo ngo yahamagariye gushushanywa ngo n'umwana wayo. Uwo, that he might be the firstborn, ngo yabaye imfura ngo muri benshi bahamagawe. Yabaye imfura, Yesu yabaye imfura ngo muri benshi bahamagawe. Moreover, from whom he predestined, these from whom, abo ngabo ngo yateguye isi itararemwa. These he also called, ngo yarabahamagaye. Whom he called, these he also justified. Ngo abo yahamagaye ngo nabo ngo yarabatsindishirije. And whom he justified, these he also glorified. Ngo abo yatsindishirije, ngo aba ngaba yabahaye ubwiza. Yabahaye ubwiza. Ubwo bwiza yabahaye nubwo twumva iyo duhamagawe kwemera Yesu, kumwizera no kubaho. Imana idufashe kugira ngo tuyoboke icyo Imana yatuvuzeho, kiturute none kugira ngo tuzambara ubwiza bwacu ejo hazaza. Ngo hari ikamba ribikiwe abakunze Imana bakumvira. None mwene data, inkomanga y'Imana ngo ari kuruge, ngo ndore ndi kuruge ndakomanga, ngo hagire unkingurira ngo musangize, ngo dusangire, hagire ukingura ngo Imana imwibwire. Ijambo ry'Imana ritugane.